turabasuhuje kandi tubifurije amahoro aturuka ku Mana. Tubifuriza ibyiza abakunzi bacu bisengesho TV, tubifuriza amahoro, tubifuriza ko mwatera imbere kuko mwisi abantu bakenera ibintu byinshi kandi bitandukanye. Niyo mpamvu ntago tubagezaho ibintu bya gospel gusa, ibintu byo mu mwuka, kuko n'iby'umubiri nabyo turabizi ko muba mubikeneye. Nubwo abakunzi benshi bacu ari abakunzi ba gospel cyangwa ibigendanye n'iyobokamana, ariko mu bwami bw'Imana Bibiliya iravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu rero dufata akanya kugira ngo tubasobanurire ibyababyarira inyungu, ibyabagirira umumaro. Muri aka kanya rero turaje kubabwira ku bya Pi cyangwa Pi Network. Pi Network ndazi ko hano hari abapioneer, hari abapayina benshi bagiye bamininga, abandi bajoininga ibintu bigiye bitandukanye za bitcoins, n'ibintu byinshi bateza corrupt currency, n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha tuza kubibasobanurira rero tukafatikanya kugira ngo dusangire amakuru agiye atandukanye, kugira ngo buri wese bizamugirire umumaro. Ndazi ko hano hari abantu badukurikirana batandukanye, baba mining cyangwa bara joininze ibintu bya cryptocurrency, cyangwa baba bakoresha cyangwa bitegura gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga. Niho isi irimo kugana, kandi ibyo ngibyo ntago wabihindura, niko bimeze. Uretse ko abantu benshi bibagora kubisobanukirwa. Umushinga uwo ari wo wose iyo utangira cyangwa iyo umuntu awurimo, aba yumva wahita ugera ku ntego zawo ako kanya. Ariko nk'uko mubizi abakunzi bacu cyangwa abadukurikirana mugiye mutangira ahangaha. Ariko by the way, reka mbanze mbasabe, niba utarakora subscribe ubanze uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose. Hano hasanga ibiganiro bigiye bitandukanye byakugirira umumaro, byagufasha. Rero iyo ukoze subscribe tugashyiraho inkuru nk'ibi bya Pi Network, ejo tuzavuga kuri Bitcoin, tuvuge ibintu bigiye bitandukanye, uhita uyibona noneho ukaza mu bambere. Rero niba utarabikora ukabudukurikiranye, urabikora nabyo ni inkunga ikomeye uba uduteye, kuko ntabwo nawe twajya dukora amakuru dukora ibiganiro ngo tubishyireho nta muntu uri bubyumve cyangwa ubikurikirana. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe tuba twungutse. Niyo mpamvu kenshi dukunda kubabwira ngo niba unadukurikira ukaba udukunda, wakora ikintu icyo ari cyo cyose kibitugaragariza. Ushobora gukora like kugira ngo twereke ko tuba turi kumwe, ushobora kuduha comment kugira ngo tumenye ko tuba turi kumwe. Yego, ibyo bintu birafasha, ni motivation muba muduteye. Hanyuma umushinga wa Pi Network ni umushinga watangiye bazi ko abantu bose bawujyamo muri za 2019, 2021 nibwo abantu bajoininze cyane Pi. Noneho ariko igitangaje, bari bazi ko ari ibintu bigiye kumara iminsi 2, bigiye kumara iminsi 3. Hari umuntu unyibukije ngo ntago twasenze, kandi ibiganiro byacu byose tuba tugomba kubanza gusenga. Ariko ni nako kuri, kuko nta mafaranga turimo kuvugaho cyangwa tugiye kuvugaho, mu by'ukuri ushobora no kuyabona ariko ntakugirira umumaro utayasengeye. Ni byiza rero ko tubanza gusenga, tukaragiza Imana, tukabwira Imana kugira ngo ibane natwe mu bintu ibyo ari byo byose, kandi ikadushyigikira. Rero uyu muvandimwe unyibukije, Imana imuhereza umugisha, bishobora kuba bijya bimufasha. Narababwiye ngo ikintu cyose uzageraho ujye ubanza ugisengere, ukingingire Imana, ubwire Imana ngo Mana ndagukeneye muri ibi ngibi. Reka mbwira abacuruzi, mbere yo gufungura iduka ryawe uryinjiyemo utarakira n'umukiriya n'umwe, banza usenge ubwire Imana ngo Mana iri duka ndakwinginze kugira ngo iri duka ryanjye umpa abakiriya, umfashe, undinde abajura,
niba utwara imodoka ukaba uri umushoferi, utwara moto, utwara indege, ukimara kuyinjiramo ujya kuri vora, ariko abagiye mu ndege mumbwire mu ndege naho habamo vora, haba vora rwose. Niba unyumva ngiye mfite ikibazo icyifuzo, mu ndege habamo vora naho ariko ibaye irimo, jya mubanza usenge ubwira Imana ngo Mana utuyobore. Rero hano umuvandimwe unyibukije ngo tubanze dusenge Imana, kandi nabyo ni byiza bihesha umugisha, kandi birafasha muri gahunda izo arizo zose. Noneho nyuma yaho turaza tubasobanurire amahirwe menshi yatanzwe ku bapiyoniya. Mwese mube hafi abantu batigeze bagurisha payi zabo, mwese mufite amahirwe akomeye. Reka rero dusenge noneho tugaruke tubagezaho ibi biganiro. Muri komenti hari abantu bambwiye ngo njye mbagezaho ibiganiro bya payi ngo kenshi, ariko ni gake na gake kuko dufite ibintu byinshi tuba tugomba kubagezaho kandi by'ingenzi. Reka rero dusenge noneho nze mbasobanurira. Mana turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kugira neza. Nta wakwizeye wigeze akorwa n'isoni, abakwizeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubutware, wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana bawe. Turagarutse rero kugira ngo tuganire kuri ibi bintu bigendanye n'amafaranga n'ifaranga ry'ikoranabuhanga, ndetse binagendanye n'uburyo abantu bagomba kujya bishyura mu bintu bigiye bitandukanye. Rero fasha twebwe twese turi ahangaha, kandi buri muntu wese ukurikiranye ahangaha umuhereze umugisha wawe, umugisha utagabanyije, imbaraga zawe nyinshi zibane nawe, urukundo rwawe rwinshi rubane nawe, kandi buri muntu wese umwambika imbaraga. Turagushimiye ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Hanyuma nkuko nagiye mbibabwira cyangwa natangiye mbibabwira, Pi network igitangira abantu benshi bakijoininga kugira ngo bayibemo, na makuru yatanzwe. Noneho atangwa ari amakuru avuga ko abantu benshi bagomba kujya bishyura ibintu ibyo ari byo byose badatanze amafaranga ari kashi, kandi ibyo bintu murabizi ko bigenda binacika hirya no hino. Noneho abantu benshi bajoininga Pi network. Noneho umushinga urimo abantu benshi batandukanye, kandi urimo abantu bakomeye, abaperezida b'ibihugu bawurimo, abaminisitiri bagiye batandukanye bawurimo, abasirikare batandukanye. Ubwo ndavuga ku isi, ndavuga muri rusange. Kandi abantu benshi bagiye babivugaho. Ejo nahoze numva Trump abivugaho. Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngenda numva abantu benshi bagenda babivugaho ibintu bigiye bitandukanye, kandi bigiye bitanga ubusobanuro n'icyerekezo kizima. Noneho uyu mushinga utangira, abavandimwe, abantu bari bazi ko ari umushinga ugiye kumara icyumweru kimwe ugahita ucamo, ugiye kumara ukwezi ugahita uraninga, nyine ibikorwa bigahita bitangira. Abantu mu by'ukuri benshi batangiye kugura bagura payi. None ndagira ngo nkubwire ko uko igihe cyagiye kigenda, hari bamwe batangiye kumva bazigurisha, bakazigurisha ku mafaranga makeya, kandi ndagira ngo nkubwire ko ubu ngubu payi imwe ishobora kugurwa miliyoni nyinshi z'amadolari. Abantu benshi mwagurishije payi zanyu ku mafaranga makeya, murarisika kuba mwajya mu gihombo gikomeye ndetse n'agahinda. Niba wara downloadinze Apple ya payi ukatangira mu by'ukuri kugura payi, wowe ndagira ngo ubwire ko ubu ngubu hari amahirwe menshi ko zigiye gutangira kugurwa ku mafaranga menshi, kandi abantu bose batigeze bazitanga zigiye kuvamo amafaranga menshi, kuko imwe ishobora kuzajya igurwa mu mamiliyoni y'amadolari, kandi niko isi irimo kugenda ibigenza. Abantu benshi rero bagiye bazitanga bakazigurisha, ariko wowe ukizifite ndagira ngo wihangane rwose, wihangane ntuzigurishe, kuko ubu ngubu zigiye gutangira
gukora mu minsi iri imbere rwose. Hari abantu bazaba batagifite amafaranga mu ntoki, ahubwo uzajya ukora ibintu byose kubera bya Pi Network. Pi Network rero mu by'ukuri ubu ngubu irimo kudabagiza abantu mu buryo bugiye butandukanye. Irimo gukora ibintu bikomeye, kandi birimo kugenda bitanga icyerekezo. Hari abantu bamwe baguriwe amazu kubera Pi Network, hari abandi baguriwe amamodoka kubera Pi Network, hari abandi noneho ubu ngubu gahunda ihari nuko abantu bose, abapiyoniya bose, abantu bose bamininze, abantu bose bihanganye, uyu mwaka utararangira hari amakuru ko bigiye kujya ku isoko, noneho zigiye kujya ku isoko kugira ngo zishobore gukoreshwa, zishobore kugura icyo ugomba kugura kandi ushaka imwe yonyine. Ntago nzi minsi hari wagurishije 3 n'ibice bingahe yari afite, azigurisha umuntu amafaranga makeya, bikamera nka twe dusoma Bibiliya. Hari umugabo wigeze kugura ibishyimbo, noneho abigura kubera inzara y'umunsi umwe, noneho bituma abura umurage we yari yarasezeranyijwe, wari kuzamuha gakondo. Rero rwose ndababwiza ukuri abakunzi bacu, ibintu bigiye kuba uburyohe, rwose bigiye kuryoha. Ukurikije uko abantu benshi barimo kugenda babikora banabivuga, kandi ndakubwiza ukuri, mwebwe hano muzaza mudushimire, mwebwe tubujije kuzigurisha cyangwa kugira muzaza ahangaha mudushimire, muvuge muti rwose mwarakoze, mwatugiriye neza, mwabanye natwe, muzanatugurira. Ariko uramutse ugize ikibazo cyose watubwira, Imana ibahereze umugisha mwese.